Yes, ni umwe mu bicanyi u Rwanda rwagize ruharwa kuva ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ubwo Kazungu Denis yakekwagaho kwica ku bushake umwe witwaraga nk'aba serial killer. Ndakeka abenshi mu bagize amahirwe yo kujya bareba filimi zisobanuye ndetse n'izidasobanuye ko bagiriwe amahirwe yo kwiga neza bagiye babona ko abantu ba serial killer muri filimi babaho, ndetse burya no mu buzima busanzwe byaje kubaho. Ni bimwe mu bintu abantu barebaga muri filime ariko bakaza kubibona n'amaso ku maso mu gihugu cy'u Rwanda. Hashize imyaka itari myinshi kandi nanone itari mike uwitwa Kazungu Denis atawe muri yombi akurikiranweho ibyaha byo kwica abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bari mu kigero cy'imyaka 20 kugeza kuri 25, aho uyu Kazungu Denis yahamagaraga abakobwa abashukisha ko agiye kubatereta ndetse akabizeza ibitangaza. Abakobwa murabizi ko bashukwa na byinshi, ndetse n'abahungu akabashukisha ko bagiye kuzajya bafatanya business, akabahereza n'amafaranga yewe, ariko benshi muri bo yaragamije kubica dore ko yabajugunyaga mu cyobo yacukuye aho iwe mu rugo yari yarakodesheje. Abarimo abakobwa yagerageje guhohotera ngo yice bakaza kumucika nibo bamuraburije, biza kumuviramo ingaruka zo kuba yafungwa muri gereza akanakatirwa igifungo cya burundu, aho yaramaze kwica abantu bagera kuri 28. Kazungu Denis ubu tuvugana ntabwo ari inkuru nziza irimo iramuvugwaho. Ndagira ngo making sure ko wakanze subscribe ku Murava Media TV. Ngiye muri kumwe nitwa Shanivo cyangwa se unyite Murego, ndahari kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro bigenda bitambuka ahangaha kuri iyi mihanda, haba muri politiki, haba muri showbiz, haba inkuru zigiye zitandukanye za kubaka society muri rusange. Kuba utarakora subscribe rero ngo uyarikishe kuri umuryango uri kuzamuka ni ibyago bikomeye cyane, kuko amakuru ntabwo uzajya uyahabwa ku gihe, ndetse amakuru ya nyayo afite umwimerere nta handi wayasanga usibye ahangaha. Abarimo abantu bagiye batandukanye bagiye bafungwa, bagiye bakora ibyaha byinshi, ariko uyu Kazungu ntabwo mwari muherutse kumwumva mu matwi yanyu. Ndagira ngo mbahereze amakuru ko yakoze impanuka ikomeye cyane ubwo bari bamwimuriye mu yindi gereza. Ni ukuvuga ngo bari bagiye kumuhata ibindi bibazo kugira ngo barebe niba eske koko Kazungu Denis yakoranaga n'abayobozi mu gihugu cy'u Rwanda. Hari abantu benshi bagiye bibaza kuri icyo kibazo bakavuga eske yakoranaga n'abayobozi, abo bayobozi se ntago babashyikiriza ubushinjacyaha nabwo bukaza kubacyaha bukabahereza ibihano bihakwiriye, kuko ubwo yajyanwaga kuburana byagaragaye ko ari guseka kandi afite agatwenge, ari kuvuga ati mu mutima ati nizeye ko iyi gereza nubwo muyinjyanyemo ndaza kuyivamo vuba kandi ntago muzamenya inzira byaciyemo. Reka mbashimire mwese mwakomeje kubana nanjye. Uku ni ukwezi kwa 8 umwaka ni wa wundi 2026. Aha uyu munsi ni ku itariki ya 20, ndetse reka tunifurize abanyeshuri bari buze kureba amanota yabo bo muri secondaire mu wa 3 ndetse no mu wa 6 primary. Reka tubifurize kuza kugira amanota meza ababikoreye, ndetse n'abatsinzwe baze kugira umuhate wo kuzasubirayo undi mwaka ugiye gutangira mu kwa 9 kugira ngo bazabashe kuba bagira amanota meza. Ngaho nguko rero biri kuvuga ko habaye impanuka, ndaza kugenda byose mbibahereza muri update. Ntago turahabwa amakuru neza ko yaba yitabye Imana, ariko usibye ko aba yanayitabye yaba inkuru nziza ku banyarwanda n'abanyarwandakazi Kazungu yamariye ababo. Ubundi mu Rwanda iyo no kurupfu igihano cy'urupfu cyakuweho, ubundi iyo umuntu yakwiciye nawe mu by'ukuri mu mutima wawe nubwo baguhata kumubabarira uba wumva nawe yakagombye gupfa. Reka mbashimire, njye nitwa Shanivo, making sure ko wakanze subscribe, utanga igitekerezo ndetse iyi video sharing igere kuri bagenzi bawe mumenye icyabaye. Muze kugira ibihe byiza.